Ririmba, 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 the vocal values. Mwiriwe neza, Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje, nitwa Uwitonze Theophile, ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Nkunda Imana n'abantu bayo, nkunda uyu murimo wo kuririmba, ari nayo mpamvu nifuje gushyiramo imbaraga muri ibi bihe kugira ngo abantu benshi bajyaga babinsaba, bajyaga babyifuza, bajye babasha kubona ibihangano byanjye byinshi bitandukanye. Nishimiye kubana namwe muri ririmba, nkaba ngira ngo muze gukurikirana kino kiganiro, tuganire, dutarame, turirimbe, twishime, kandi wowe ugiye gutangirana natwe ukanasuzanya natwe, mbasabiye umugisha mwebwe mwese murabyubahiriza. Imana iduhane umugisha. Komeje urugendo ujya mu ijuru, mu gihugu cy'amasezerano, nahizwe na byinshi na Satani n'abakozi be. Imana irandinda, ibyo nawe wasimbutse si ku mbaraga zawe. Imana yakurinze ujye uyikorera. Uwiteka ntaramumenye sinzamubaho kuko nawe aranze. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Kugira ngo wemerwe n'abantu bo mu isi ntibyoroshye, kugerageza byinshi kugira ngo bakwemere niba bikozwe. Na Yesu akiri mu isi yemewe n'abantu yaje gukiza, kandi yavuze yuko nta muhanuzi wabo ibyo mubimenye. Icyakora Uwiteka iyo yakwemeye akwemeza n'abantu ukabugezweho. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Umuntu utagukunda ntacyo wakora na kimwe wakwishimire. Dawidi ntacyo atakoze imbere ya Sawuli akamuhiga. Hari umugani uvuga uhongerera umwanzi amara mu nzu. Niba utarabibonye cyangwa ngo unabibwirwe unyumve neza, iby'isi ntibigushuke biguruka n'amababa. Mugenzi wanjye ntibizakubuze gukora ibyiza, Imana iza guhemba. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari
kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. Nikomeje ku rutare nawe ahandi n'umusenyi, ibyo kwiringirwa nubwo bihari ntibihagije, Yesu niwe byose. nagira ngo mbabwire abakunzi banjye mwese, bakunda ibihangano byanjye n'abandi mutari mwakabimenye ariko mwifuza kubimenya, mwabisanga kuri platform yanjye, wandika Theophile Sawiti, Theophile Sawiti, ubundi kuri YouTube channel iyo hagiye uhitona ibihangano byanjye byose. Nimero zanjye za telefone zirahari, mwazisangaho. Abifuza kuduhamagara mutugira inama cyangwa se mudufasha butandukanye niho mwabisanga. Nagira ngo dukomeze dutarame muri ririmba, kandi indirimbo zanjye ndabizi abantu benshi mumbwira ko muzikunda. Munyarukireyo mukande subscribe, mu share kuri bagenzi banyu, mukande like niba mwazemeye, mutwereka ko mudushyigikiye. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Izina ry'ubanzi nitwa Sawiti, ubwo ni mujye wenyine nabyo muzabibona nabivuze. Theophile Sawiti, murakoze cyane. Ibintu byose n'ubusa, nta muhanga mw'isi wabimenya. Kubyiruka inyuma ngo ubibone ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Iyo umuntu ababaye ararira, abo bitareba bisekera. Umwana yavutse bavuza impundu, mu minsi mike bakavuza induru. Bishobora guterwa n'uko apfuye, iyo ahagaze bamwe ntibabyumva. Umuntu yakennye nta muntu mwumva, nyamara ntiyakize bibinduru. Bamwe bati yabikuye kuzimu, bandi bati byatunze nibyo yibye. Ntacyo wakora ngo unezeze abantu, abantu banyurwa akanya gatoya. Igifite agaciro menya Imana, utegure neza iherezo ryawe. Mugenzi wanjye rwose menya ibyawe, witakaze igihe cyawe ku byanjye. Uzirikana ko bitakureba, ufite Imana izi kumenya byose, ni nayo ifite igisubizo cyabyo. Jya wirinda gutinda ku by'abandi, kandi wibuke ko isi idasakaye. Jya wirinda gutinda ku by'abandi, kandi wibuke ko isi idasakaye. Amatwi jya umenya ibyawe, niba ushaka ubutunzi menya ibyawe, niba ushaka ubugingo menya ibyawe. Igihe cyawe ujye ugiha agaciro, iyo kigiye ntikigaruka, kandi nyuma yawe ukabyicuza. Ntibyoroshye kubona uwakwitaho, niyo mpamvu ugomba kumenya ibyawe. Umuntu wese aba afite icyo ashaka, niyo mpamvu nawe witaye ku byawe. Reka guhindura urwitwaza abantu mu buzima bwawe uhagazemo. Ntango witeka amazuba ku bantu, ugiye kuremye ni nayikuzi. Ejo hazaza ni wowe hareba, ukwiye kwita ku iherezo ryawe. Mugenzi wanjye rwose menya ibyawe, witakaze igihe cyawe ku byanjye. Uzirikana ko bitakureba, ufite Imana izi kumenya byose, ni nayo ifite igisubizo cyabyo. Jya wirinda gutinda ku by'abandi, kandi wibuke ko isi idasakaye. Jya wirinda gutinda ku by'abandi, kandi wibuke ko isi idasakaye. Ikintu kigira igihe cyacyo, kandi kiba gitegereje umuntu. Kuvuka
kuvuka ni kimwe gupfa n'ikindi kandi byose bitegereza umuntu birashoboka ko waba ukennye mu minsi mike ukaba uwo kwifuzwa birashoboka ko waba ukomeye mu kanya gato ugateshwa agaciro icyo wifuriza mugenzi wawe umenye ko kigutegereje tubwirwa byinshi tukabona byinshi igitangaje nabwo bitwigisha buri kintu gisimburwa n'ikindi niyo mpamvu dukwiriye kwitonda uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe ukwiye kwita ku iherezo ryawe mugenzi wanjye rwose menya ibyawe itakaje igihe cyawe ku byanjye uzirikana ko bitakureba ufite imana izi kumenya byose ni nayo ifite igisubizo cyabyo jya wirinda gutinda ku by'abandi kandi wibuka ku isi idasakaye jya wirinda gutinda ku by'abandi kandi wibuka ku isi idasakaye